amasengesho ni natubesha nibyo duhinze Imana ikabiha umugi kuko twabibanje guse nta usenga ki nta sengesho ry'umuteja riba nta nyanda kukayibaba ubwira wumva nta vuni akabaje umusore kamurenza impi nimushaka muza duse inzira zikige tumushaka bigishobo yuko bo hari igihe atazabo mureke tuyade dusome Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 7 haravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Dusome muri Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 13 wonyine ni umurongo umwe tugenda dusoma. Haravuze ngo umwanzi arangije ibyamugerageresha byose aramureka amutega ikindi ni Imana yampaye. Abakunzi b'ijambo ry'Imana haleluya mu mpamaso tuganire kandi Imana bahumugisha. Ijambo riravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaba muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Aya magambo yavuzwe nande? Hari habaye iki? Yayabwiraga bande? Hari hagiye kuba iki? Yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo ayabwira abigishwa be ubwo yegerezaga kuducungura. Abasigira uyu murage tutavanye mu mashuri aho twize, abasigira umurage tutarazwe n'ababyeyi batubyaye, abasigiye umurage tutarazwe na bene wacu. Arababwira ngo nimuguma muri nje ibyo mwanyumvanye bikaba muri mwe bigashora imizi muri mwe muzasabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Bibiri iravuga ngo mu ijuru habaye inama y'agakiza. Iyo nama ni Imana yari yiyoboye ku murongo w'ibyigwa ni ugucungura umwana w'umuntu. Mbibutse ko umuntu yahoze atuye bugufi bw'Imana mu ngobyi yayo bita muri Edeni. Umuntu arangije arakosa, umuntu akora ibyaha, Imana iramuca, mu yandi magambo iramutenga, imwirukana muri Edeni. Aho ngaho imwirukanye iharindisha abaserafi. Ariko ijambo rikavuga ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ni umutunzi w'iki? W'imbabazi. Yumva ikumbuye umuntu, iravuga ngo umuntu ni uwanjye, ninjye wamwiremeye, ndamubumbabumba, muhumekeramo n'umwuka w'ubugingo. Ariko yarakosheje, yakoze ibyaha. Hari ibyaha yakoze, ibyo byaha bituma naramuciye ndamwirukana. None nubwo namwirukanye, none ndumva mukumbuye, none mise nkoresha inama. Muri iyi nama ninde wampuza n'umuntu? Muri iyi nama twajemo turimo ninde wampuza n'umuntu? Kandi uzamuza n'umuntu hari ibyo azahura nabyo. Icyambere, uwo muntu azasuzugurwa, uwo muntu umva azatotezwa, azangwa n'abantu, bazanamukubita, bazamwambira ukubusa, bazamushyira ku musaraba, yemwe bazamutera imisumari. Muri iyi nama ninde wajyayo? Iyi nama ninde watugendera? Ninde wampuza n'umuntu muri iyi nama? Bibiliya ivuga ngo mu ijuru mu bamarayika habura n'umwe, mu bizima habura n'umwe, mu baserafi habura n'umwe, mu bakuru habura n'umwe, bareba mu isi habura n'umwe, yemwe n'ikuzimu habura n'umwe. Yohana wanditse ibyahishuwe yarari mwiyerekwa, arimo kwiteza iby'inama iri kubera mu ijuru. Yohana abuze uwacungura umuntu, Yohana ararira. Mukwira kwa Yohana yumva ijwi rimubwira ngo wirire Yohana we, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Kristo ngo arangije abona ndi uw'agaciro. Ngewe abagabo semwa, abona nawe uri uw'agaciro, abona mushumba ni uw'agaciro, abona nawe ni uw'agaciro, abona Diane ni uw'agaciro, abona Daniel ni uw'agaciro, abona nawe uri agaciro mu maso yayo. Aravuga ngo icyubahiro ndakiretse, icyubahiro ndakiyambuye, ngiye gucungura umwana w'umuntu. Nitaye kwambara ubusa, nitaye icumu bazantera, nitaye imisumari bazantera, ngiye kuguhuza n'umuntu.
baramubaza ati ese uzagenda ute? Uzagenda ute? Kristo aravuga ati nzaca ku mugore, aho icyaha cyaturutse niho nzinjirira. Ndashimira Imana, aho icyaha cyinjiriye niho imbabazi zazize, niho imbabazi zanyuze. Mukomere Imana amashyi mutananiwe. Aho icyaha cyanyuze niho imbabazi zagize zite zanyuze. Ahantu uzasanga muri Bibiliya handitse ngo marayika w'Imana ni Yesu agendera umukobwa witwa Mariya, aramugendera amushyira amakuru, avuga ati Mariya we uhiriwe, mutumweho nkuzaniye inkuru nziza, ugiye gusama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu bo mu isi ibyaha. Mariya agirana ikiganiro na marayika, ibyo byabaho bite ko ndi isugi ntararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'ishobora byose zizagukingiriza. Igihe kiragera Mariya yibona atwite nta mugabo, ariko yari afite fiyanse witwa Yosefu. Inda itangira kugaragara ngo kugeza n'ubwo fiyanse we Jefu yabonye ko yasabye atwite. Bibiliya avuga ngo Yosefu yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Marayika w'Imana aba yabibonye, agendera Yosefu mu nzozi, avuga ngo Yosefu we witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ni imbuto y'umwuka, azabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu bo mu isi ibyaha. Tena marayika yongera kugendera Mariya ubwa kabiri, avuga ati kandi Mariya we hari amakuru utaruzi, wa mukecuru mwene wanyu witwa Elizabeth utuye ruguru iyo ngiyo mu Rukika byari byaranze, ariko ubu byaremeye. Uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu. Mariya agira amatsiko ukuntu umukecuru kukura ibibi yatwara indashaje. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Aravuga ngo ibyo ndabyemera ari uko ngiyeyo. Uzi ko yagiyeyo? Hari abemera babonye. Akora urugendo ajya mu Rukika, utagira ngo ni hafi, ni ruguru iyo ngiyo. Ngo akigerayo akubise Elizabeth amaso, ngo abona afite inda mu zabukuru. Mariya ibineza neza biramufata, ngo aragenda acakira Elizabeth, ngo bagihoberana inda z'aba bagore zikuranaho, abana basuhuzaniza mu nda za nyina. Elizabeth yuzura umwuka wera, ahanurira Mariya avuga ngo mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'Umwami Imana angendereye, nyumva ijwi ry'indamutso yawe, numvise umwana asimbagurika mu nda, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Ngo Mariya abonye ibibaye ntabwo yatashye. Bibiliya ivuga ko yagumye aho ngaho akahamara amezi angahe? 3. Igihe kiragera Elizabeth abyara umwana w'umuhungu bamwita Yohana. Igihe kiragera Mariya nawe arabyara, ariko Mariya abyarira ahantu hagayitse mu kiraro cy'inka. Ahantu Yesu avukiye yakirwa, umwana uvutse yakirwa n'abungeri baragiye amatungo. Ahantu yavukiye yasuzuguritse, nta mubyaza, nta mutaravayeri, nta n'umukozi w'isuku aho ngaho, nta karanje, ahubwo ngo baramufata bamuryamisha mu kavure k'iki k'inka. Nubwo Yesu avukiye ahagayitse, ahavukiye haboneka igitaramo cy'abamarayika bahimbaza Imana, bavuga ngo mu isi amahoro, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ahantu hitwa Iburasirazuba hari abanyabwenge, ngo abanyabwenge bamenya ko isi yacu umuntu udasanzwe, ko havutse umwami. Bibiliya avuga ngo abanyabwenge ngo babonye inyenyeri, ngo bamenya ko isi yaciye umuntu udasanzwe w'umwami. Ngo bafata amaturo bazanye, ngo harimo icyome, harimo ishangi, harimo izahabu. Umva, ngo barangije bahambira imitwaro. Bibiliya avuga ngo barahambira ibyo gutura iki? Umwami wacu akwiye guturwa. Apana, umwami wacu akwiye guturwa. Nubwo hari ababipfobya, nubwo hari abibirwanya, nubona ntacyo yagukoreye ntuzamuture, ariko nusanga hari icyo yakoze uzamuture. Umwami wacu akwiye guturwa. Barikorera. Bibiliya avuga ngo inyenyeri irabayobora, ngo bagera mu mujyi witwa Yerusalemu, ngo bibwiraga yuko ngo umwami yababyara undi, wenda ko yabavukiye mu muryango wo kwa Herode aho ngaho. Ngo batambika berekera kwa Herode,
ngo makumbi ntago bazi ko Imana yanyuranyije ibihe. Imana igiye inyuranye iki ibihe. Ngo Imana ibonye ko bigiye kwa Herode, inyenyeri abayoboraga barayibura. Ngaho nimwiyobore nimugende. Inyenyeri barayibura. Bagera kwa Herode, baba ngo turi Iburasirazuba iwacu, twabonye inyenyeri, none dufite amakuru ko havutse umwami. None umwami w'Abayuda wavutse ko tuje kumuramya ari hehe? Bibiliya avuga ngo Herode abyumvishije ahagarika umutima. N'ab'i Yerusalemu bose abwira abanyabwenge ngo nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona mumuramye, kabiri mumuture amaturo, ariko nanjye muze mumbwire njye kumuramya. Bibiliya avuga ngo bakiva kwa Herode ya nyenyeri babuze iragaragara. Ukiri mu byaha ntacyo uzabona, ariko umunsi wafashe icyemezo, haleluya, Imana muzabana mu izina rya Yesu. Ngo bayibonye baranezerwa, ngo igera aho umwana irahagarara, ngo binjiye mu nzu basanga umwana aryamye. Bibiliya avuga ngo barapfukama baramuramya. Kabiri bahambura ku byo bazanye bamutura iki? Amaturo. Marayika abwira abanyabwenge ngo inzira mwanyuzemo muzi ntimuyisubizemo, ahubwo muce indi nzira, kuko namenye ibya Herode ashaka kwica uyu mwana. Banyamasengesho, turashimira Imana ireberera abantu basenze. Hari Imana ireberera abantu basenze. Uwo mwanya tena marayika abwira Yosefu ngo vana umwana na nyina mu Israheli, muhunge mujya muri Egiputa, kuko Herode ashaka kwica uyu mwana. Yesu aramuhungisha. Bibiliya avuga ngo Herode ategereza abo yatumye, ngo abonye bamutengushye ashyiraho itegeko rivuga ngo ryo kwica abana b'abahungu wereka umwana wavutse w'umuhungu kwita ku myaka ingahe? 2. Ngo yibwiraga ko igihe bamubwiriyemo ko uwo mwami yaba yavutse ko aribwo mbese nawe yabari ngo yahitagendera mu kumba Imana yamusimbukishije. Ndashimira Imana igicira inzira abantu basenze. Haleluya. Baba muri Egiputa, igihe kiragera Herode arapfa. Mbibutse ko Herode uturwanya ajya apfa, ndabihamya arapfa, ntabwo arama. Ngo Herode apfuye, Bibiliya avuga ngo marayika w'Imana ninde? Ni Yesu. Ashyira amakuru Yosefu, havuga ngo vana umwana na nyina mu buhungiro mu gihugu cya Egiputa, musubire mu gihugu cya Israheli, uwashakaga kumwica yapfuye. Barahunguruka. Mbibutse ko Yohana amaze gukura yatangije umurimo w'ivugabutumwa. Yohana yaje ari ijwi ry'urangurura hehe? Ubutayu. Avuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mugorore inzira ze. Ivugabutumwa rya Yohana ryitabirwa n'abantu benshi. Mu bantu benshi hajemo n'abantu bakomeye, hazamo abafarisayo, hazamo abasadukayo, hazamo n'abasirikare. Ngo Yohana babonye avuga ngo mwabana bishiramwe, ninde ubaburiye umujinya ugiye kuzatera? Bibiliya avuga ngo batangira kwatura ibyaha bagize bate? Bakoze. Bamaze kwatura, Yohana abonye bashyitse atangiza umurimo wo kubatiza. Akakanyishe atangiza umurimo w'iki? Wo kubatiza. Ngo kandi akabatiza bavuga ibyaha bagize bate? Bakoze. Abatiriza mu ruzi rwitwa Yorodani. Amaze kubabatiza abaha amatangazo. Yohana niwe mupasitoro wa mbere watanze itangazo. Mwebwe muyatanze ejo bundi. Umva itangazo yatanze. Yaravuze ngo nubwo mbabatije inyuma yanjye, naza azabatirisha umwuka wera n'umuriro ntibinkwiriye. Yavugaga nde? Yesu. Baherukana ryari? Cyagiye ababyeyi babo. Amaze gutanga amatangazo, nyir'ubwite Yesu abariyiziye. Gahunda imuzanye ni ukujya gute? Ni ukubatizwa. Nkuko natwe turebye muhabwa umishama y'ikije. Yesu abwiye Yohana ngo mbatize. Yohana avuga ngo ntibinkwiriye guhanga n'ushubitse inkweto zawe, none ngo ninkubatize. Yesu aramubwira ngo emera ubikore, sohoze gukiranuka kose. Revera Yohana aremera. Yesu atera intambwe nkuko cyaje wayiteye, akandagira muri Yorodani. Revera Pastor Yohana abatiza Yesu. Amaze kubatiza ijuru irakinguka, umwuka wera unashuka, umwuka amanuka mu ishusho y'inuma. Inuma zakuturwa Yesu, ijwi rivugira mu ijuru, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, namwe mugire mute? Mumwumvire. Yesu amaze kubatizwa ajyanwa n'umwuka mu butayu. Ajyanwa n'umwuka mu butayu. Mu yandi magambo ajya gutegura igihe kimuzanye. Mbibutse ko Yesu yari Imana 100%, tena yari n'umuntu 100%. Akigera mu butayu afata amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro yayo atajya
atanywa. Amaze gusenga, amaze kujya gute, umwanzi araza. Niba ari akantu kamfashije ni akangaka. Amaze gusenga umwanzi agira ate, ndabivuga ntabwo bafite. Amaze gusenga umwanzi agira ate yemwe. Turashimira Imana ko umwanzi aza twamaze gusenga. Turashimira Imana ko umwanzi aza amasengesho twamaze kuyibika ho. Umwanzi aje utasenze yaguhitana. Bivuze ngo tugomba gusenga ibidusengesha bita turabye. Ukwenda basaba umugisha. Mbibutse ko dusenga twahuye n'ibyago ari yarapfuye yitwa matakira. Ayo dusenga twahuye n'ibisi mibi ari yarapfuye. Tugomba gusenga ibidusengesha bita bya. Mu yandi magambo tugomba kudepa amasengesho. Abiteguye kudepa amasengesho, haleluya. Sikamba umuntu utabyumva, abiteguye kudepa amasengesho, haleluya. Apana kwiga mutwereza ngo nimutwerera amasengesho. Oya, mushumba yatubwiye ngo watabutsemo kabiri ngo wese yirwaneho. Depa yawe kuko amasengesho ntabura. Amasengesho ntagaga, nta binyenzi biyatondagira, nta bitagangurirwa biyarikaho. Amasengesho arabiki, nimutabyumva barabyumva. Amasengesho arabiki, amasengesho n'umutungo wimuka unyikije Imana imuha umugi. Very good. Arabikika, agira umumaro none n'igihe kiza. Amasengesho niyo atubakiye ingoza. Amasengesho niyo atubesha n'ibyo duhinze Imana ikabiha umugi kuko twabibanje guse. Nta usenga ki, nta sengesho ry'umuteja riba, nta nyanda kukayibaba. Ubwira wumva nta vuni, akabaje umusore kamurenza impi. Nimushaka muza duse inzira zikige, tumushaka bigishobo yuko bo hari igihe atazabo. Mureke tuyade. Twaje kudepa, twaje kudepa. Kuya tuombe Mungu, kuya tuombe Mungu, tuyadepe, kuyadepe, tuyadepe. Niyo amasengesho niyo atumye mu mpagatuta ahangaha. Atari amasengesho nasenze Imana ikavugana nanjye ntago mwanza nahangaha. Torero, haleluya. Murayadepa ntimuyadepa. Naringeze kugapuye kavuga ngo amaze gusenga umwanzi agira ate. Turashimira Imana umwanzi aza ko twamaze guse. Tutasenze yaduhita, asanga turi mu maga twirirwa twiganyi akaba yaduhita. Burya amasengesho n'uburi niho tuvuganira n'Ima. Nutabikunda nashaka yaku atazigwa yaka intwererano y'amasenge. Ibyo byose ntabwo twabiva. Mwenda atabutsemo kabi ngo wese yirwane, nta nyanda kukayibaba. Umwanzi aramubwira ngo ndabona ushonje, hari ububasha nkuziho, hari ubutware nkuziho. Aya mabuye yahinduye umutima nangize uwugiye. Yesu avuga ngo haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo amagambo ava mu kanwa k'Imana. Uzikaje ujya gusenga Imana yakuya ngo nza ukumva urahaze niyamutunga urwo ararunesha. Amuzamukana ku musozi muremure amwereka ibintu byiza byo kwisi n'ubwami burimo. Abango biriya byose n'ibyanjye nabigabanye ngo biroshaka nupfuka mukandamya ndabiguha. Yesu avuga ngo haranditswe ngo ujye upfukamira Imana yonyine. Amuzamukana ku gasongero ku rusengero rwa Yerusalemu avuga ngo simbuka kuko handitswe ngo izagutekera abamarayika bayo udakubita ikirenge cyawe hehe kwibuye. Yesu avuga Satani we haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana. Turebye Imana. Ijambo twasomye muri Luka ryavuze ngo nuko umwanzi arangije ibyamugerageresha byose aramureka amutega ikindi. Turebye amutega ikindi. Nubwo Satani amuteze ikindi gihe, Satani aribeshye ntabwo azi ko Yesu nawe yibitseho amasengesho y'ikindi. Mu yandi magambo twaje gusenga y'ikindi. Zamura haleluya. Ubu kubizera y'ikindi gihe ni atwubakiye ingo.
ay'ikindi gihe niyo aturindira abana, ay'ikindi gihe niyo aduhagazeho, n'ay'ikindi gihe. Atari ay'ikindi gihe waseba, atari ay'ikindi gihe wakwandagara. Depa amasengesho, apana ibyo gutwereza ngo kurwaneho bagusengere. Depa yawe andi azaza yitwa nkunganire. Avana imbaraga nyinshi mu butayu kuko igihe cye avuye kugitegura. Aka kanyishe araza akoza umurimo. Ibitangaza birakoretse mu maso, tangaza birakoretse. Impumyi zirahumutse, bipfa amatwi birazibuka, ibiragi ururimi bagodobodoka baravuga, ibirema amaguru arizingura. Birakunda, abapfuye barazutse. Yaba data we, abarwaye abadayimoni, abarwaye abadayimoni bagiye bate? Icyangu bavuga bya mwajina, abarwaye bya mwajina binayenda. Muri Kongo bavuga ibihindi binayenda barakira. Yohana Revera watangije umurimo baramufata, wabatije Yesu baramufata. Yesu arabyemera, bamujyana muri gereza. Bibiliya nivuga iminsi bamufunze ariko yaguyeyo. Yohana yagiraga bigishwa, atuma kuri Yesu ngo nimugende mumubaze, mbese ni wa wundi ukwiriye kuza cyangwa gutegereza undi? Yesu abwira abigishwa ba Yohana, nimugende mwebwe mubwire Yohana ibyo mwabonye, muvuge ko impumyi zihumutse, ibirema byagenze, abantu babwiye ubutumwa bwiza, n'abapfuye bazutse. Abwe ngo kandi mwongere ijambo rivuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Byarangiye Revera Yohana bamukasa umutwe, barawukata bawukuraho, kandi yarabatije Yesu. Yesu arabyemera. Mbabaza ikibazo abasomye Bibiliya aribo bansubiza. Yohana amaze gupfa, ivuga butumwa ryarakomeje, ryaradindiye. Terebye riraguka. Ivuga butumwa rya Yesu riraguka, rigira imbaraga. Ye baba we, uwitwa Matayo yari komiseri y'imisoro mu Isiraheli. Yumvishe ijambo rivuye muri Yesu, atakazi ka leta mugasigarane njyewe ndamukurikiye. Abaramukurikiye, kashina n'ibitabo n'amakayi arabisiga. Uwitwa Luka yari dogiteri afite ibitaro ahagarariye. Yumvishe ijambo, atuye umugabo afite amagambo meza, ndamukurikira. Yaba data we, abitwa ba Petero bari abarobyi ku nyanja, bumvishe ijambo, ati ntawe uvuga nkawe, ishundura twazisize. Baramukurikira we. Agira abagabo basobanutse, agira abagabo bibiga, agira abagabo bafite umva ngiki bize basobanutse biniti. Yagiraga intumwa 12, akagira abigishwa 70, akakumve neza. Intumwa 12, abigishwa 70, akagira n'abandi bigishwa 5 bo mwibanga. Aba mwibanga ntabwo ari commentaire, Bibiliya irabavuga. Uwa mbere ni umugore yitwa Suzana, uwa kabiri ni umugore yitwa Mukayusa, uwa gatatu ni umugore yitwa Mariya Magadalena. Ndamutindaho Mariya Magadalena. Mariya Magadalena ni uwushye, ni yandaya bafashe yasambanye. Barangije bamushyira Yesu, kandi bamushyira Yesu bikoreye n'amabuye. Bajyanye n'amabuye, barati turamwicasha, kandi baramujyanye. Umusambane ntibamujyana, sambane ntibamujyana, barayitwaza ati turamwereka tumariye abagabo muri karitsiye. Kumbe ntabwo bazi ko Yesu yamanutse. Ngo bahageze bakubitana na Yesu aho ngaho, babwira Yesu ati itegeko rya Mose rivuga ko wafashwe asambana bamwicisha amabuye, wewe ubivugaho iki? Yesu ahita ababwira ngo utarakoze icyaha muri mwebwe nabanza atora ibuye amutere. Ngo amaze kubivuga Yesu arunama, atangira kwandika hasi. Uko yandika hasi, uwa mbere ati icyaha cyanjye dore arakibonye, akaba arirutse. Ati nubwo nta wafashe ariko arambonye, akaba arakwebye. N'undi nawe akaba arakwebye. Bagenda urusorongo. Ngo Yesu yubuye amaso asanga n'uwo mugore uhagaze aho ngaho. Arabaza ngo niko wa mugore we, abakuregaga bari hehe? Ati sinzi aho bagiye. Yesu abaza ngo nta uguciriyeho iteka? Ati nta wunciriyeho iteka. Yesu avuga ngo nanjye simuciriyeho iteka, uramenye ntuzongere gukora icyaha iki ukundi. Yababa data we, ngo uyu mugore umva ukuntu atangaje. Ngo abonye ukuntu Yesu amukijije amabuye,
ati nzamushimira pastor kamfashira kangaka abonye ukuntu amukirira iki amabuye atumva ubusambanyi ndaburetse ngiye gukoresha amaboko yanjye ibyo kwigwa ntegatega mbivuyemo kwigwa senyera runaka mbivuyemo ngiye gukoresha amaboko yanyu namwe mukoresha yanyu we bajeni mukoresha yanyu mureke ibyo gukura ibyinyo nimukoreshe ayanyu Imana izayahumugisha mutarindiye bwa mituye bw'abandi mutarindiye ngo mukoresha yanyu nimushaka mucuriza imbadano hepfo Imana izabahumugisha amateka avuga ko uyu mugore yagiye gukora akazi ko mu rugo agakora mu mujyi wa Yerusalemu amaze gukorera amafaranga menshi aragenda agura amavuta meza niyo ayo mavuta niyo ngo yaragezweho ku isi ayo mavuta ngo y'agati kitwa ngo iki narada ngo yazana mu mukondo niko birivuga ngo acunga Yesu yicaye mu nzu ya Simoni ari ukurya ngo aravuga atumva wangiriye neza wangirije amabuye ngo azana wa mukondo w'amavuta asuka ku birenge bya Yesu ngo arangije ngo arunama ahanaguza umusatsi we ngo Yuda yicaye aho ngaho ngo abibonye Yuda ararakara umva ikintu cyababaje Yuda ararakara itasiyo n'ijambo rikomeye aya mavuta apfira iki ubusa yari kugurishwa agafasha abakene impamvu yaravuze iby'abakene ntabwo ari urukundo yarakunze abakene ahubwo yari umujura w'imiya Yesu avuga ngo Yuda uyu mugore muramuterera iki agahinda ibakoze bizahora byibukwa ariko abakene muri kumwe namwe iminsi yose uwa kane aba ni abagore batatu ni umugabo witwa Nikodemu wize duruwa mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo wese na Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere wasanga Nikodemu asanga Yesu nijoro yirirwaga mu kazi ariko nimugoroba akajya gushaka Yesu uwa kane uwa gatanu shaka gutindaho ni umugabo witwa Yosefu atari umugabo wa Mariya uyu mugabo yari umusaza mu Isiraheli iyo wagezaga mu myaka y'ubukure wateguraga abantu bazagushyingura kugira ngo utazapfa ukagora iki umuryango kubona imva ntabwo byari byoroshye ni ugukorogoshora iki urutare ngo abona ahantu wari agashyamba abonamo urutare arapima mezire abona hazavamo imva yazakwigwamo arakorogoshora we umunsi yujuje Yesu abarapfuye Yesu apfa ntamva yashatse urabizi ko Yesu yabyukiraga muri nibature akirirwa mu bivuga butumwa nimugoroba akarara mu butayu nta mwanya wo gukorogoshora yabonye ariko nubwo nta mwanya wo gukorogoshora hari abo yategetse barakorogoshora noneho abahanga bavuga ko ngo Yosefu yigiriye inama ngo abonye Yesu apfuye yo gufata imva ye ngo ayitange ku bwa Yesu mu yandi magambo amukorere fandarayi zingi umugore we ngo aramubaza ngo kwiyimva yakuvunye urabizi imyaka wakorogoshoye nawe urashaje uramutse uyitanze ugahita upfa none ahangaha ni wowe udusize mu kaga twagushyingura hehe uyu mugabo Yosefu asubiza umugore we avuga ngo nubwo nyimuhaye mfite amakuru yuko azapfa itatu yashira akazuka ubwo nazuka nzayisubirana turashimira Yesu ko yazutse tera haleluya Yesu yarazutse turashimira Yesu yagize ate yarazutse yewe mushumba we iyo atazuka twari kuba abandi Forotine we iyo atavuka twari kuba yande we yemwe mwabayobozi banjye bakuru b'itorero yatazuka kuba mwicayeho ngo nuko yazutse kuba witwa umushumba wanjye nuko yazutse kuba wantumiye nuko yazutse haleluya abemera ko yazutse mukomera Imana amashyi yarazutse we turashimira ayo maraso ye menye kubwa iyo Yesu ataza kuzana inde wari kutwemera amafizi n'ibitambo twayikubikura he turashimira ayo maraso ye yamenye ku bwacu weka iyo Yesu ataza kuzana inde wari kutwemera ibitambo n'amafizi twari kubikura he haleluya abantu bo ku ntego twari kubigira dute
yarakoze babye, yarakoze, yarakoze. Igisubizo ngiki, Yosefu ndibutse ko yagiye kwa Pilato na Nikodemu basaba intumbi yande ya Yesu, ni nabo bamwibamburiye, ni nabo bamushyinguye muri yamvu, barangije ni nabo basoho cya kibuye bahapanga uburinzi. Abasirikare bahageze ntibiyizera, bashyiraho bwa bushishi. Ubushishi ni supaguru, mu yandi magambo ya beto niho bayisizeho. Itatu ishize agira ate arazuka. Amaze kuzuka ntabwo iyo mva Yosefu yisubiranye nkuko yabyibwiraga, oya, ahubwo hari urwibutso. Iyo ugiye kuhasura amafaranga, utanga amafaranga yinjira ntabwo ari leta yajyo, ni umuryango wa Yosefu. Bivuze ngo imirimo myiza twakoreye Imana yabeshaho n'imiryango yacu bigakunda. Mu gihe twaba tutakiriho, imirimo myiza twebwe twakoze abana bacu babaho. Ubyumvishije haleluya. Kuwa kane nimugoroba yicaza abigishwa be, abo kwifuza nifuje gusangira nawe. Pasiki ntarababazwa, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, aha abigishwa be habwa ngo nimwakire mwese mujye, uyu ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, mujye mukwira mucya kugira ngo munyibuke. Yenda n'igikombe aragishimira, arakibaha. Habwa ngo nimwakire mwese munywe kuri aya, kuko aya ari amaraso y'isezerano rishya agiye kumeneka ku bwa benshi ngo wabarirwe ibyaha. Arababwira ngo nzongera kurya nongere kunywa sangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Amaze kubabwira ayo magambo bararirimba. Bamaze kuririmba ababwira ijambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu kwanditswe na Yohana. Arababwira ngo kandi nimuguma muri nge mukaguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, muzasaba icyo mushaka kandi cyose nzagirane nzakibaha. Barasohoka bajya ku musozi witwa Elayono, hakurya yaho agasozi kitwa Getsemani gafite agashyamba gato, bakinjiramo n'abigishwa be. Afata Petero na bene Zebedayo, inkora mutima ze za bugufiye, binjirana mu masengesho. Yabiraga ibyuya bisa n'amaraso, asenga isengesho rivuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ashyira ijambo ryiza rivuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika w'Imana ninde? Ni Yesu. Amanukana imbaraga, amwongera imbaraga. Ngeze ku gapuwe kavuze ngo Imana ikongera imbaraga. Uri mu bihe bikukomereye ariko Imana ikwambike imbaraga. Agaruka kubigishwa be, aba basanga basinziriye. Aba ngo niki kibasinzirije? Ntimubashe kubana nanjye byibura amaso isaha nimwe, kuko amaso yanyu aremerewe. Ngaho ni muryame. Bararyama. Mu gitondo cyo kwa gatanu, uwo bitwa gatanu mutagatifu, igitero kiyobowe na Yuda Iskariyota kiraza batera Yesu. Yuda yabaye ikimenyetso kivuga ngo uwo ndi buza guhobera nkamusoma no mumufate. Ngo Yuda araza n'ubujyajya, ngo mwigisha n'ubujyajya ni amahoro. Yesu abwira Yuda ati Yuda uragambanishiriza umwana w'Imana kumusoma. Yesu akebuka baje kumufata, aravuga ngo nabanye namwe mu nsengero, mbibutse ko abafashe Yesu nabo mu ikanisa. Kanisa ni Igiswahili, mu rusengero nibo bamufashe. Ntabwo ari abo mu kabari, ntabwo ari abo mu gisoro ara hepfo, nabo mu rusengero nibo bamufashe. Abo mu rusengero nimwigeze mufata muneye nk'umwambuzi, mufite inkota, mufite ishyimbo, mukora ikibazanye. Bibiliya avuga ngo iryo jambo ribacumita mu mitima, bagendesha ikigongogongo bagwa hasi. Barongera barahaguruka ubwa kabiri, arabona nimukora ikibazanye, bagwa hasi. Barongera barahaguruka bavuga ngo nimukora ikibazanye, bagwa hasi ubwa gatatu. Arababwira ngo nimukora ikibazanye, umwami wanjye baramufata. Ndamushimiye ntabwo yanyihakanye, abatihakanye haleluya. Baramukurubana bamujyana mu nkiko zirindwi, bamujyanye mu nkiko zirindwi nizo yanyuzemo. Bamujyana mu rukiko rwa mbere kwa Ana, ntiyatwihakana. Bamujyana mu rukiko rwa kabiri kwa Kayafa, ntiyatwihakana. Bamujyana mu rwa gatatu kwa Herode kwa Pilato, ntiyatwihakana. Bamujyana mu rwa kane kwa Herode, ntiyatwihakana. Herode amusubiza Pilato mu rwa gatanu, ntiyatwihakana. Pilato amusubiza Herode, bagenda bamuhererekanya ku nshuro ya karindwi. Umwuzuro w'Imana ku nshuro ya karindwi. Muka Pilato, umugore wa Pilato arerekwa, atumaho umugabo ati mugabo wanjye uramenye
ntugire icyo twari umukiranutsi, narose byinshi kuri we byambabaje. Pilato ashakisha inzira acamo ngo akize Yesu, arazibura. Bigera ubwo ababwira ngo mumenyere ko mbabohoreye ingoyi imwe buri mwaka. Hari igisambo cyananiranye cyitwa Baraba, cyamaze imitungo yanyu. Ari Baraba n'uyu Yesu mbabambire nde, mbabamburire nde? Barasubiza ngo Baraba nubwo yaduhemukiye, nubwo yatwambuye, nubwo yatubereye isambo, narekurwe, ariko Yesu uyu nguyu nabambwe. Pilato abaza ngo ni ikihe cyaha murega Yesu? Bamurega ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere avuga ko ari umwana w'Imana, ayo yamubyaye. Icya kabiri, uru rusengero rwatuvunye mu myaka 40 tugubaka, yavuze ngo yarusenya akagubaka iminsi ingahe? 3. Icya gatatu agandisha abantu, yigwa agandisha abantu. Pilato aravuga ngo muri ibyo byose nta cyaha mbona cyamwicisha. Bibiliya avuga ngo barashega babwira Pilato ngo natabambwa noneho uraba utari inshuti ya Kayizari. Ngo yumvishe atambitsemo ibya Kayizari ngo umuntu ukaza aho ngaho atatambuza umukati, ni munzani amazi aha ngaha. Bamuzaniye amazi arakaraba, avuga ngo nta cyaha mubonyeho, amaraso ye azababeho, barabona ntazatuho twenyine n'abana bacu. Barangije baramufata, bamuvanamo imyenda, bamwambika urubindi ari umwami w'abami, bamwambika ikamba ry'amahwa. Muri toroje bavuga ko aya mahwa afite santimetero 20, kandi ngo baraginjiza. Abasirikare b'Abaromani bakajya baza bakamukubita ikibingo mu mutwe, bakamukubitira amasaruti. Ariko ndamushimiye ntabwo yatwihakanye. Abatihakanye haleluya, ntabwo yatwihakanye. Bamujyana ku giti bita umuvumo, bakimusizaho, bazana inkoni bita inga. Inkoni bita inga ifite amashami 3. Amashami 3 yarateye imisumari imeze nk'amakoroshi, bagakubita. Uko bazamuye amaso akimisha, uko amaso yimisha, Yesu akabona itorero, Yesu akabona abanyamasengesho, Yesu akabona abashumba, Yesu akabona abadiyakoni. Bibiliya avuga ngo mu mibyimba ye, ni mu mibyimba nimwe dukomora. Twavuye mu mibyimba ye, twavuye mu bisa by'imibyimba ye. Aya matitire mufite ni mu mibyimba ye. Kwa mwitwa abaririmbyi byavuye hehe? Mu mibyimba ye. Kwa mwamahaye agatuta ahangaha ni mu mibyimba ye. Tumuhereze icyubahiro n'impundu mu kabyaramwe, byavuye mu mibyimbaye. Bamukorewe umusaraba, azi ko agiye kubambwaho, ntiyawukubita hasi ngo yiruke, arawikorera. Yari afite mission nziza yo kuduhuza n'Imana, Yesu wacu ni umuhuza wacu n'Imana. Peace wacu Yesu ni umuhuza wacu n'Imana. Bageze imbere bahura n'umugabo witwa Simoni umupagasi. Hamwe atuwa mugabo, uravahe? Unatoka wapi? Shimama. Hagaraho ugeze. Arahagarara, arisobanura. Ati ntabyo kwisobanura, akira uwo mugabo. Simoni afata umusaraba wa Yesu awushyira ku mutwe. Simoni atambutse uramunanira. Ati ntabwo nabivamo najyana ibyiwe, uyu nuwe ntabwo ari uwanjye. Ubugi ikibazo ufite n'icyawe ntabwo ari icyuriye. Kutabyumva. Ikibazo ufite ni wa musaraba wawe, ntabwo umubyeyi abivamo, n'uwawe wa mugabo. Ntabwo haleluya. Ariko Yesu kuko azi ikimuzanye, awushyira ku mutwe, awuzamukana inyabihanga. Ku musozi bicagaho abagome, umusozi bicagaho abambuzi, bamubamba hagati y'ibisambo 2. Nta cyaha yakoze, nta cyaha agize ate. Igisambo cy'ibumoso kiratangira ati mva kuri umwana w'Imana, mva ko arabozuye se, ongera uzure se, bivane kuri umusaraba. Iki gisambo ni igihanga, gitambikamo akagingo ka kirengera, ariko nuvaho natwe umenye ko twababaranye, natwe turwaneho. Igisambo cy'iburyo bwa Yesu, abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko cyitwa Disimasi. Ngo abwira mugenzi ati ceceka, ntabwo uri mu rubanza nk'urwa Yesu, twe tuzize ibyo twakoze, reka dupfe neza. Iki gisambo bita Disimasi kibwira Yesu ati nubwo uri ku musaraba nge ndakwemera, nibutse ibitangaza wakoze ndakwemera, nibutse Lazaro wazuye bamazine ndakwemera, nibutse ibitangaza wakoze ndakwemera, ahubwo reka nijajabiri. Nugera muri bwa bwami wavugaga cyagiye tubipinga, uzanyibuke. Muri ya mibabaro ya Yesu, umva diyako, muri ya mibabaro ya Yesu havuyemo imbabazi. Niyo mpamvu yicaye aho ngaho, havuyemo imbabazi. Akebuka igisambo arakibwira ngo ntabwo ari kera, uyu munsi turi bubane muri paradiso. Aho babambye Yesu hari inzira nk'iyi ngiyi, abaturage bari bashungereye, harimo n'abagore barira,
akebuka abagore aravuga ngo bakobwa b'i Yerusalemu nimwirire n'urubyaro rwanyu. Aho ngaho hari n'abasirikare bari aho ngaho. Yesu avuga ijwi rirenga aravuga ngo Rama Sabakstani, mana yanjye ni iki kikundekesheje. Abahagaze aho urwo rurimi avuze rurabananira kusobanukirwa, bagira ngo avuze Eliya, ndagasobanura, agira ngo avuze nde Eliya. Twibukiranye ko Eliya abatoroji bagaragaza Eliya nk'umuhanuzi w'iki w'umuriro. Ntabwo Eliya yahanuwaga ageze guke, oya, nibi nabyo ni umwuka, ariko hari n'ababyigana batubeshya bakabyigana, ariko iyo babyiganye turabimenya nabwo tuba tubireba, ariko hari abahanura bageze bake, ariko harimo n'abapirata nabo bakabyeshya kandi bapirata. Noneho we Eliya yakoreshaga icyo bita itegeko kandi Imana ikarishyigikira. Paratuni abasirikare 50 bari gufata Eliya, baraza ati muntu w'Imana, umwami adutuye ngo kumwitabe. Eliya aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana, nonaha umuriro numanuka mu ijuru gutwike n'izo ngabo uyoboye. Abasomye Bibiliya barahiye ntago bahiye. Paratuni ya kabiri yarahiye ntago ahiye. Siko ya gatatu uyoboye n'abayoboye bose chini ya ulinzi bagiye bapfukamye bagira kure Eliya ati muntu w'Imana, amagara yanjye na bagenzi banje abaye igico cy'isho maso yawe. Umwami yoheje ingabo, ibyabo yo twabimenye, none njyewe na bagenzi banje amagara yacu abaye igico cy'isho maso yawe. Imana ibwira Eliya ngo kuko baciye bugufiye, jyana nabo nzabana nabo. Niho abatoroji bavuze ngo Eliya ni umuhanuzi w'iki w'umuriro. Bumvise avuga ngo Eli baravuga ngo ahamagaye wa mugabo udutwika araturangiza. Baradezatinga barakwepa, ariko ntibajya kure, bajya hafi, bategereza Eliya baramubura. Bavuga ati wa mugabo ni inyota imwishe. Bibiliya avuga ngo hafi aho hari intango irimo vino isharira, ngo barangije bafata icupa ryitwa sipongo badaheramo ya vino, icupa barizamuza urubingo baramusomesha. Uwo mwanya aravuga ngo byose birarangiye, misiyo yanzanye ndayishoje. Bishatse kuvuga ngo ubugingo azabubona, nuwo kurimbuka azarimbuka, nditanze. Acurika umutwe aratanga. Akimara gutanga ngeze umushumba arageze, umwenda wari ukingirije aheraho urusengero uratabuka uhereye hejuru iriya, uratabuka ugera hasi. Biravuze ngo iby'abatambyi n'ibitambo birangije igihe. Kristo ni umutambyi akaba n'igitambo. Ntabwo kuzabona inka, ntabwo kuzabona ihene, ntabwo kuzabona intungura. Turashimira ayo maraso ye ya haleluya. Ni umutambyi akaba n'iki n'igitambo. Icyo ni igitangaza cya mbere. Kabiri habubwira kabiri. Gatatu ibitare biramenagurika. Bibiliya iravuga ngo umusirikare uri aho ngaho arabihamya, aravuga ati ni ukuri uyu yari umwana w'iki w'Imana. Gatanu sipesho icyanyuma, iriya ni intumbi ya Yesu iri ku musaraba, ariko Yesu nyiri Yesu yinjiye mu mission, yamanutse kuzimu ajya mu kazi. Ijambo twasomye muri ko yavuze ngo ni ukumwanzi, arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Icyo gihe ni ikihe? Ni icyo ku musaraba. Ararutsinzurwaho, amanutse kuzimu, kandi amanuka nicyo bita ubwiza n'umucyo. Abadayimoni shitani babonye umucyo bose bikubita hasi. Bakikubita hasi Yesu amufunga kaci. Leta fanya haraka, gira bwangu, akagabo gahimba kandi kata. Satani ngo arangije afata ifunguzo z'urupfu azihereza Yesu, icyo bita mu gifaransa remise, ihererekanya bubasha. Nta handi ihererekanya bubasha ryabereye hariya, ryararangiye. Bamaze gukorana remise rero, remise remise bamaze kuyikora, Yesu aravuga ngo nubwo dukoze remise ntabwo ngusiga cyenyege, ndakuboha. Afata umugozi aramutubohera, aramubohasha, amufunga kandoyi, aramuboha, agatuza akaritera, aramuboha. Banyamasengesho aramutuboheye, ni mu mukomera amashyi mutananiwe. Yesu yaramutuboheye.
amaze kumuboha ajya ku bituro by'abera. Forotine akakanyishe nkumva abaririmbyi, amaze kumuboha ajya ku bituro by'abera. Iby'abapagane ntiyabijyaho, abanyweye urwagwa ntiyabajyaho, abanyweye kambuca ntiyabajyaho, abatendetse ntiyabajyaho, ajya ku bituro by'abera. Aravuga ngo mwarampamishe, mwabagore mwe mwarampamishe, mwabagabo mwe nubwo mwarampamishe, nubwo mwapfuye ariko nibutse ko mwampamishe, mwabakobwa mwe mwarampamishe, mwabasore mwe mwarampamishe, mwabana mwe mwarampamishe. None ubu tuvugana nanesheje isi ni kuzimu n'urupfu, none nimuzuke. Acomeka mu rufunguzo, ibituro by'abera birakinguka. Ni ibituro by'abera, ibituro by'abera, ni ibituro by'abera birakinguka. Iby'abapagani nino sa biracyafunze. Abantu bari barakwikiye Yesu mwakiriya gihe bari abaturage b'ahantu bita Nazareti ni Galilaya. Iyo midugudu yombi ni imidugudu yashikajwe inyuma n'amateka. Bivuze ngo benshi muri bo bari barapfuye bataragira mu murwa. Yesu abasuye abatambagiza mu murwa. Batambagiye umurwa rero, buretse gukoma amashyi, batambagiye umurwa, babona ibintu amaso yabo atabonye, ibintu bitaba mu giturage, bya bizu bigeze hejuru iriya, ibintu bigenda byikaraga bimeze bica. Babibonye bararangara, baranga Yesu abona ko barangaye, arababwira ati hano ntabwo ari iwacu sha, iwacu ni mwijuru. Ahita batuza muri quartier y'VIP yitwa Paradiso. Nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndi ku ijambo ryitwa umurage. Ikiyemwe, ikiyemwe, uyu murage ujya urera imfubyi. Imfubyi we karasigaye ari amezi 3, kakavamo umukobwa mwiza, kakavamo umusore w'umujeni, kakibika igifaransa n'icyongereza. Haleluya! Kagapfubyi kakabyara abana. Ndashimira Imana. Uyu murage ujya uhagarara ku mupfakazi yarapfaka afite 30 sha, agasaza atandurani, agasaza atandurani, kandi bikomanga biri hafi sha. Ibigabo bitagira ubwenge byiga bikomanga, ariko akavuga ati ubwo umwami wese nkunda ndama. Uyu murage utumuturana n'umurozi. Yaravuze ngo ntacyo uzageraho, ntabwo uzatwita, zizajya zivamo, ariko ugaturana nawe, ukamutwitana, ukamubyarana, ukamurerana, bakiga. Haleluya! Bitewe n'icyo Imana yakuvuze. Ndafashijwe bagabo, ndafashijwe torero. Haleluya! Nje kubacomeka umurage w'abera, nje kubacomeka umurage w'abera. Ni Imana yampaye. Ntabwo nazanye rya rindi rivuga ngo nyegenyeza 5 ngo badafashwa wimuke. Oya, ibyo twarabirenze. Nzanye ijambo ryitwa umurage. Ntabwo nje kwabwa ngo nimuhirike amabuye, ntabwo nje kwabwa ngo nimusimbuke 7 ngo muratabarwa. Oya, nzanye ijambo ryitwa umurage. Nimuwa muri uwo murage gusa mwege musabe icyo mushaka. Bibiliya ikavuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so. Apana gusirimba muducira imikeka nibabona imirimo. Apana kubyina mumena sima ahangaha nibabona imirimo yanyu myiza. N'imirimo myiza ivuga ubutumwa. Haleluya! Haleluya! Ngeze ku gapuwe gakorotira inyigisho kavuga ngo iyo umuntu avuye muri uyu murage ararindagira. Ndabyangije ko mutikirije nko mwishimye mbere. Biragaragara ko umuntu wacomotse muri mwebwe. Iyo uvuye muri uyu murage Yesu yadusigiye, uyu murage Yesu yatumye ameneye amaraso, urarinda. Mwanyikijira urarinda. Iyo uvuye mu gakiza mu yandi magambo urarinda. Bibiliya itwereka abarindagiye. Uhereye ku witwa Yuda. Yuda yari intumwa ya Yesu, binongeyeho yari kontabure. Arangije aramugambanira, bamuha n'amafaranga. Yuda abonye Yesu apfuye, ubundi Yuda azi ko ngo batamushobora. Abonye apfuye afata umugozi ashyira mu izosi, atangiza umushinga utunguka. Uriya mushinga ntago wunguka. Umugozi uramwanga uracika, yikubita hasi amarataraka. Iyo uvuye mu gakiza urandagara. Iyo uvuye mu gakiza bakenyege. Iyo uvuye mu gakiza bagukubitira ubusa. Iyo uvuye mu gakiza ukajya kumwugo wa hepfanga bagukura n'amenyo. Wibyumva ubutumwa buzingiye ahangaha. Ubutumwa naho buzingiye. Iyo uvuye mu gakiza ukakuzamura ingute yaza abandi bagukubitira ubusa.
iyo uvuye mu gakiza ukajya pfiyongiye ukajya muri ibyo byaha urarinda gira. Uwa kabiri warindagiye ari muri Bibiliya, umwana w'ikirara umutungo awupfusha ubusa, awupfusha ubusa ngo bimushiranye ajya kuragira ingurube zitarize, ajya kuba umushumba w'iki w'ingurube. Noneho ngo yifuza guhazwa n'ibyo zisigaza. Hafi ya mwese mworora ingurube, ingurube ntizisigaza. Ngo ariko yisubiyeho agize atemwe, agize ate, aravuga ngo abagaragu bo kwa data barajya bagasigaza, none njyewe inzara inyiciye mu ngurube, fashe icyemezo subiye kwa data. Niyo nakwitwa umwana we kuko nahemutse, ariko nkitwa umwe mu bagaragu, akampaka akanyihera ibiryo. Afata icyemezo aragiye. Ngo ariko se amukubise amaso, amukubise iki? Ahita abwira abaririmbyi ati nimuririmbye worship, nimuririmbye. Uwari warapfuye arazutse, bararirimba. Abwira umuhungu ati ute mu ifamu uzana ikimaso kibage, sekuru ubugari tuzimane umwana wacu. Biravuze ngo iyo wari ukijijwe ukagwa ugasubira mu byaha, Imana ikubona nk'umuntu wapfuye. Iyo ufashe icyemezo ugakizwa, Imana ikubona nk'umuntu ugize ute, uzutse. Iwacu Batsinda hari umugabo Imana yabwiye ngo imuhaye ikibanza, yari umukene, irakimuha turaziranye, imuha kinini, ashyiramo utuzu twa tundi dutoya, abona amafaranga abapangaye. Imana yamubwira ngo jya gucuruza, ajya gucuruza. Imana ikubwira ngo jya gucuruza, umva rata mubyeyi, ikubwira ngo jya gucuruza. Nushaka gucuruza za gapera cyangwa umuravumba, ipfa ko ariyo yavuze, izazana abantu bakunda umuravumba, uzamukire ku muravumba. Umugabo yarakize, agira amangazini aranguza, hari bazamuka mu kwego afite na za depo. Umugabo indigera aha, umugore akajya yambara ibintu yajyanishije, imyenda yajyanishije, ishakoshi na telefone n'inkweto, ibintu bitaje wagiye imishogoro n'ubujumba bw'injonjori. None bujumba yatangiye kugifiti n'inyama bita vihandashi, vihandashi n'inyama ziseye. Koko bakatubwira ngo wa mugabo arasambana, ngo agenda n'udukobwa twambaye utuntu tugeze aha ngaha, turabigenzura tubura gihamya. Imana yavuga ngo wa mugabo we, aho nagukwenza gusubizayo. Irabishoboye ntibishoboye? Turebye Imana yabishoboye. Byarangiye umugabo asambaniye mu rugo rw'ahantu, baramufata. Nyirugo uwo mugabo yarigaga muri Yerika, bamufashe, barangije yasohotse mu nzu yiruka afite ikariso, bamwirukaho mu ifamu ya Gatera, niho bamufatiye. Bamufashe baramukubise, no mu nda bagakubita, n'aha bagakubita, no mu matwi bashyiramo, nuva mu murage bazagukosora. Ati n'inzoga cyarishe bironekeye kuyinywa, bazagukubitira mu nzoga arahepfa. Umugabo baramukosora, umugabo bamurekuye yambaye ubusa, agenda yambaye ikariso ye, agera Batsinda yambaye ikariso ye. Atagaciro za butiki yaratana zose zararangiye, za nzu yaratanaga zararangiye, asigaje akazu k'icyumba na saro kamwe. Iyo uvuye mu murage uzana umwaku umuryango. Gukomera kose nuko tuba mu murage. Nkorotira inyigisho. Satani yaturwanya, aturwanya twereka iby'Imana itarakora. Twebwe nk'abizera tukamuhondesha ibintu Imana mu byo yakoze. Twasanze yaratanze Yesu, kandi ubwo yamutanze izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Kabiri, mu byo yakoze agatima karacya, agatima karacya, mwakire kagiterera, agatima karacya. Nusubiza amaso inyuma, hari ibindi yakoze, yarabikoze. No kwa tuzamuye amaboko yombi, nibyo ni ibitangaza by'Imana. Hari abatayafite, no kuba kuka gasohoka, nibyo ni ibintu Imana yakoze. Subiza amaso inyuma, ibuka indwara Imana yagukijije, ibuka uburozi Imana yagukijije, ibuka amahembe Imana yagukijije, ibuka ibitegano Imana yagukijije, ibuka mada ugiye kubyara kwa muganga, uri imbere ya dogiteri ati ndebera dogiteri, ugeze kuri rimwe, kuri kabiri, kuri gatatu, kuri kane, kuri gatanu, dogiteri kiramfashe, dogiteri nzakorera Imana, dogiteri banambu wambye nta undi nzabyara, dogiteri. Ibuka abagore baguye aho ngaho, ab'igifaransa bagwaho, ab'icyongereza bagwaho, abiza n'abatarize bagwaho ngaho, abagore bambara neza bagwaho, abadedwana ibintu hanze bagwaho ngaho, ariko utazi no kwandika na mpya wagiye yuvayo.
agatima karacyatera. Komera Imana amashyi kuko agatima kagitera. Ibyo ni ibintu Imana yakoze, ibyo ni ibintu Imana yagize ite yakoze. Umva ikindi yakoze, wambara ibitenge by'imyaku bya musazi bivanaho, izana sosofone gisireyari java superi wagisi iriba ya borodero koronero ibubu ibaze mwerisha imwe tacomeka shindagira barirene amashakoshi n'agasatsi keza. Imana yagusirimuye wagira ngo uvuye muri kiye utazi no kwandikana nda. Hari ibintu Imana yakoze, hari ibintu Imana yakoze bihondesha abadayimoni. Bwati mwa abadayimoni ni muceceke, hari ibintu Imana yagize ite yakoze. Ngo ntago uzabyara ngo zashizemo, ntabwo zishiramo. Hari ahantu Imana izigo beka umuswara avuga ngo bataseme batacoka. Ntiyazigobotoye ntiwitwa mama repose, ntabwo witwa mama ganza, ntabwo witwa mama iryabera, ntabwo witwa mama ishimwe, ntabwo witwa mama Claudine, oya ntabwo witwa mama Diane. Oya, hari ibintu Imana yakoze ntabwo twakwiyumanganya. Ntiyakoze ubukwe bwawe bavuga ntabwo uzakora ubukwe. Nta bintu Imana yakoze, nta bintu Imana yakoze, nta bintu Imana yakoze. Nta gicuri Imana yagukijije, nta mahembe Imana yagukijije, nta bitega Imana yagukijije, oya nta pfu Imana yagukijije, nta mpanuka Imana yakurokoye. Nta bintu Imana yakoze, hari ibintu Imana yakoze. Wowe bana n'Imana neza, kondisiyo irinda ibyaha n'amanyanga. Ibyaha byica imibanire y'umuntu n'iki n'Imana. Umuririmbyi aririmba avuga ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso ye ntacira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Ijambo ryiza Imana iduhaze njyewe namwe mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.